Wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu kuri Mika 250. Namwe mwakoze kutugana. Turagira ngo uduhe profile gatoya ya Marina Bella. Mwatangiye ryari mu mazi igihe kingana gute mukora? Marina Bella njye nyimazemo imyaka 3. Windi naje nkoramo nk'abandi bose. Ku minsi igenda yiyongera, ibintu bigenda bihinduka. Nza gusanga none ndi director wayo. Felicitation. Merci. Kuba umuyobozi wa salon de coiffure ikora ibintu by'ubwiza wabyiyumvishemo gute kwanza? Ubundi imbere nakoraga imisatsi yose, nizi imisatsi yose cyane kuko ndakeka ngo tumaje kuba celebrity zibikora zonyine. Ariko Marina Bella niyo yatangiye. Yayo nagamenyerewe muri societe ya Kinyafrika cyane mu bantu bari muri no Afrika cyangwa mu Rwanda. Bamenyereye kubona imisatsi yabe irambuye cyane, nibwo babona ko basa neza. No kugaragara uko uri ukishimira n'inkomoko yawe. No kuvuga imisatsi naturelle biragoye kumve ku muntu ari ubwa mbere yigiyemo. Naho ngaho. Harya burya umuntu ufite umusatsi wa naturel tuvuge ukwezi iminsi 30 cyangwa 31 ubaye udasutse ni inshuro zingaho karaba mu mutwe? Ubundi mu buryo bwiza wakoze buri cyumweru mu mutwe. Hello beautiful people, welcome back to Mika 250 TV. Nkuko twabibasezeranyije rero tuzajya tuhabagerera hano hatandukanye mu bwiza, mu bukerarugendo ndetse no mu mideri. Uyu munsi rero twagarutse noneho tugera ku bintu by'ubwiza, twagiye ahantu bita muri Marina Bella Salon, ni hano i Remera, bakora ibintu bijyanye n'imisatsi ya naturel. Bo ikintu kijyanye n'umusatsi wa naturel cyose baragikora. Niyo focus yabo, nta bindi bintu biba biri ku ruhande bihari. So tugiye kuba tubaganiriza tumenye byinshi kuri bo, tumenye se bigenda gute, ukuntu imibare igenda izamuka kuko tubona hari ahantu hahora hari busy cyane ukuntu. Niba udashaka gucikwa rero kora subscribe, kora share kuri Mika 250 TV. We're coming back with more. Twagiye mu bwiza uyu munsi, ni umunsi w'ubwiza. Turaza kugenda tubereka abantu bafite imisatsi ya naturel nkuko twe tumaze kubibabwira, murebe uburyo mwayifata neza, mumenye n'ahantu mwajya muyikoreshereza. Reka duhe ikaze uyu mujene ukora hano atuganirize cyane, n'umuyobozi w'ino salon aratubwira byinshi bijyanye na hano n'impamvu bahisemo kujya bakora ibintu bya naturel gusa ntibafate ibindi n'ibindi. Reka tumenye byinshi kuri byo. Amakuru Valence? Amakuru ni meza. Wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu kuri Mika 250. Namwe mwakoze kutugana. Turagira ngo uduhe profile gatoya ya Marina Bella. Mwatangiye ryari mu mazi igihe kingana gute mukora? Marina Bella njye nyimazemo imyaka 3. Windi naje nkoramo nk'abandi bose. Ku minsi igenda yiyongera, ibintu bigenda bihinduka. Nza gusanga none ndi director wayo. Felicitation. Merci. Kuba umuyobozi wa salon de coiffure ikora ibintu by'ubwiza wabyiyumvishemo gute kwanza?
ubundi imbere nakoraga imisatsi yose n'izi misatsi yose ubundi, ariko nyine maje kugezamo hagati mbona yuko ari ibintu birangira kandi bitari byiza kuri Afurika. Numva nagira igitekerezo cyo kuba nakora imisatsi ya naturelle. Naje kugira amahirwe nyine mbura training y'inyuma y'amashuri yo kurangiza kwiga imisatsi yose, mfata training aho gatoya, noneho ninjira mu misatsi ya naturelle gusa. Imisatsi ya naturelle nta bindi bintu bihambaye wenda nizemo birenze ibyo nize mu ishuri, gusa ahubwo na experience kugenda uyikora ugenda ubona ibintu bigenda bihindagurika. Mpitamo gukora imisatsi ya naturelle gusa nta kintu nkoze, kuko nabonaga ari byo bintu bishobora kuzanzamura bikaba byanagera naho bigeza wenda na societe y'igihugu cyacu. Ni byiza cyane wafashe umwanzuro mwiza, kuko abantu benshi turabakenera abantu nk'abo nyine tukababura, kandi muri na bakeya mu gihugu ubu ngubu. Ubu ngubu turi bake cyane, kuko ndakeka ubu ngubu tumaze kuba celebrities bikora zonyine, ariko Marina Bella niyo yatangiye. Noneho tuvuye kuri Valence, ubwe kariyeri yawe hano yuko wafashe icyemezo cyo gukora imisatsi ya naturelle gusa, nimba uri umuyobozi wo muri Marina Bella, ibyo ari byo byose uzi byinshi n'impamvu bo bahisemo bakavuga ati okay, reka tube aba mbere muri Kigali bazanye isalo ikora imisatsi ya naturelle gusa. Kandi icyo gihe ndibuka neza ko nta n'abantu benshi twari dufite naturelle, twese abenshi twari dufite imisatsi isanzwe nyine ya produit. Uko bivuze koko niko kuri, kubera yuko imisatsi ya naturelle cyane cyane amasitari yayo ntabwo amenyerewe muri sosiyete ya Kinyafurika, cyane mu bantu bari muri Afurika cyangwa mu Rwanda bamenyereye kubona imisatsi yabo irambuye cyane, nibwo babona ko basa neza, ariko nababwira ntabwo ari byo byiza. Ibyiza ahubwo no kugaragara uko uri ukishimira n'inkomoko yawe. Ni ukuvuga imisatsi ya naturelle biragoye gukomveka umuntu ari ubwa mbere yigiyemo. Byaratuvunye cyane, waramukoreraga ejo wajya kumwahura gusanga yadefirije, ariko yakompara imbere atari yadefiriza na nyuma maje kudefiriza akahita abona biramugoye kurushaho. Nyuma ukabona arongera agarutse ati ndashaka kongera gutangira bundi bushyashya. Nyine gahoro gahoro bagenda babyumva gahoro gahoro, tugize n'amahirwe n'urubyiruko rw'abakobwa mu Rwanda bamamaza made in Rwanda cyane, barabikurikirana, ugahita usanga mu abamodo barimo gukora imisatsi ya naturelle nibyo bafite gusa, nibo bagiye bakumvikana n'abandi. Tugira amahirwe tumaze kugira abakiriya benshi cyane ba naturelle. Ndakeka muri iki gihugu ugiye kureba umubare munini wasanga ari naturelle batunze abakobwa bakiri bato. Njya mbibona cyane akenshi iyo ndi hano, n'ubu ngubu dufite abakiriya benshi ndimo ndabibona. Ni intambwe rero yo kwishimira ko byaje kugerwaho abantu bakabyiyumvamo. Birashimishije cyane gusa, ariko biracyavunanye kuko produit zabyo zirahenda. Ntabwo dukoresha ibintu by'ibyuma cyane, ni amavuta yarahenda, niyo mpamvu uzajya usanga wenda n'ibiciro byaha bitandukanye n'ibyo mu yandi masaro, kandi nta bintu birenze bagiye bakora, gusa produit yayo yarahenda. Niho usanga bagifite confusion nkeya, ariko bamaze kubyumva. Sasa rero urabona wa mugani uvuze ku guhenda, mpita njya numva abantu benshi iyo akubonye imisatsi akakubwira ufite imisatsi ya naturelle, uyishobora gute kihenze muri Kigali, bimeze gute? Noneho iyo uko kuntu kubakonveka kumwumvisha ko nyine atari uguhenda, umwumvishe ko ya mavuta bigoye kuyabona, umwumvishe iki ibundi ni iki nanone kibura kugira ngo ya mavuta aboneke nk'andi yose. Akenshi ni ukuvuga ngo ukompe n'imisatsi defirije, ubu adefiriza rimwe nko mu mezi 3, andi mavuta asigamo aba ari make, ariko umusatsi wa naturelle kubera umwimerere wayo urakomera cyane ukunda kuba dry. Biba bisaba ngo uhore ukora wongeramo amavuta kugira ugire ububobere bwawo, ubashe no kuba washyiramo igisokozo. Niyo mpamvu bisaba amavuta menshi cyane. Naho ubundi nta bindi bitandukanye n'indi misatsi yose, n'iya nayo amavuta bakoresha si ukuvuga ko atari naturelle, ahubwo ni uko bo baba barahisemo imisatsi irambuye. Naturelle rero kugira ngo uyitunge ukomeza gusokoza wifashisha amavuta buri gihe, niyo mpamvu amavuta yayahenda. Icyo ukoze cyose nyine ni amavuta. Noneho rero urumva Marina igitangira Marina Bella Salon hashize imyaka mike, ntabwo ari mikeya ugezemo, kubona none abandi bantu bifatanye namwe bakavuga ati natwe reka twinjiye muri ibi ngibi ari byo byonyine, kandi urumva ntabwo birizerwa, ntabwo abantu benshi barabyumva.
byo byari bimeze gute kugira ngo umuntu nyine abandi bakozi kuko salo ikeneye abantu batari bake. Kubera ko nyine nk'igihugu cyacu cyabishyizemo ingufu cyane ibintu by'imyuga, noneho n'abantu barimo kwiga imyuga bagenda bareba nyine ni ibihe bintu biri kuzamuka vuba, babona ibintu cyane cyane biri naturel cyangwa na made in Rwanda nibyo biri kuzamuka vuba, ugasanga ibintu dukora bitandukanye n'ibyo mu yandi masaro. Akenshi niba usokoje umuntu ikintu kimaramo igihe kitandukanye n'icy'imisatsi idefirije, ubwo nabo bikabatera ingufu bavuga bati ni gute twe tutajya muri salo ya naturel, bakabona salo zindi zisanzwe abantu abaziganira barimo kuba bakeya, nabo bavuga bati ni gute tutakwitoza gukora imisatsi ya naturel, bakaza nyine bakabidusaba baduha stage gutyo tukayibaha, ukagenda bikora gake gake amara ukwezi ubundi amaje kuyimenyera, nawe akabona birimo biratanga resulta n'ibyo akoze kandi bitubona resulta y'ako kanya change, ugasanga barimo kubikunda cyane. Ubu ngubu twakira abantu abastageri benshi cyane kugira ngo byitoze. Okay, so ubu ngubu ni ukuvuga ko hari n'undi muntu ushobora kuba yarize kwa kundi wabanje kwiga imisatsi isanzwe cyangwa se imisatsi yose muri rusange, ariko yavuga ati nje muri Marina Bella, wenda ugasanga nta bwa bumenyi bwa natural aragira, iyo stage nyine muyitanga gute? Ko mbona muri abantu bari busy muri no mujyi, muri salo ziri busy cyane, abantu urumva nimba ari salo ebyiri ziri muri no mujyi wa Kigali cyangwa no mu Rwanda sinzi, noneho ugasanga nanone abantu turi umubare wariyongereye w'abantu bari gutunga umusatsi wa naturel, urumva ko wa mwanya mu bapangira gute b'abantu bifuza kwiga? Kuko harimo umuntu ushobora kuba dukurikiranye ubu ngubu arimo aravuga ati biriya bintu wenda sinari nanabizi ko bihari, nari nsanzwe nkora muri salo runaka cyangwa se nari nshaka kubitangira kumenya ibintu by'ubwiza n'imisatsi n'ibiki byose bikorerwa muri salo byose, ariko akavuga ati okay nimba bagira kuko mbona ari ahantu hari busy cyane ngewe mubafasha gute? Ubundi ntabwo ari ibintu bigoye cyane, nabikubwiye. Ni ukuvuga ngo niba rusanzwe ukora imisatsi isanzwe, ubundi mu ishuri iyo bagiye kukwigisha bakwigisha imisatsi amoko yose, umusatsi wa Afurika, w'abazungu n'uw'abanyaziya, urumva kandi bayikwigisha mu buryo buri naturel. Ikintu biyongeraho ni ukuba wafata ya misatsi y'injwiri ya Kinyafurika bakayigira nk'iy'abazungu. Niyo aje ahangaha rero asanga n'ubundi ari bya bindi ajemo, ahubwo ikintu gihindukaho ni ukuba yagira experience akabasha kwanariza umusatsi. Iyo amaze kwanariza umusatsi winjiye kuko ibitandukanye, uyu umeze gutya wakorwa gutavamo ibihe biri vuba vuba gutyo nicyo kimugoramo hano, naho ibindi byo gukora byo nta hantu bitandukaniye. Ikimunaniza ni ukujya kwanariza umusatsi gusa, ukamenya uyu nguyu ko woroshye, uyu nguyu ko ukomeye, twakoresha aya mavuta. Nibyo byonyine bimugoraho rero uko harimo hano umunsi ku munsi abagenda bibona, we kugira ngo bimufashemo iyo uyikoze ikintu uramusobanurira kino gikoresheje gutya kubera umusatsi umeze gutya na gutya, akawukoramo akumva nawe ejo iyo yabikoze ku wundi muntu ahita yumva aho bitandukaniye. Naho ngaho harya burya umuntu ufite umusatsi wa natural tuvuge ukwezi iminsi 30 cyangwa 31 ubaye udasutse ni inshuro zingahe ukaraba mu mutwe? Ubundi mu buryo bwiza wakoze buri cyumweru mu mutwe, ahubwo bitewe n'ukuntu wenda muri Afurika cyangwa no mu Rwanda abantu baba bari busy mu kazi, ni ukuvuga ngo impamvu biyozamo buri cyumweru baba bafite umwanya cyangwa bakiyogerezamo, aho kuza muri salo birabavuna, byibuze n'uko karenze ibyumweru 2. Buri byumweru 2 ukarabemo, ukore vitamine, umusatsi wawe use neza, byibuze buri nyuma y'amezi 2 ukora vitamine buri byumweru. Okay, noneho hari wa wundi ushobora kuvuga ati nshobora kutabona like ayo mafaranga yo kugenda muri salo tuvuge buri cyumweru, ariko ndabyifuza kubikora. Hari utuntu twibanze waha abantu, wa muntu uvuga ati ngiye nzajya njya muri Marina Bella wenda mu kabiri mu kwezi, ariko kandi kabiri mu kwezi nzajya wenda nkakorera mu rugo bitewe n'ubushobozi cyangwa n'umwanya. Hari utuntu twibanze wabwira nk'abantu badukurikiye yakwifashisha ari mu rugo? Ubundi biroroshye, ubundi ukinjiramo hano ufite naturel utahana ubumenyi, niyo mpamvu nakubwiye ngo naturel nziza cyane. Ibikuzana muri salo ni bya bintu tubasha kwikora cyangwa wenda ugiye nko mu kirori runaka, ariko mu gihe ari ibintu bisanzwe ukinjiramo hano twagusobanurira amavuta ameze gute, ese nakenera aya mavuta ukabanza ukayamenya, none niyo turi kugukorera tugenda tubikwereka uburyo bikoramo, ntabwo biba bigoye, umuntu wese yabikora. Noneho twakubwira inuza nka base waheraho ibintu by'ibanze ukajya ubyikorera nta kibazo. Ni ukuvuga ngo ugomba kuba icyambere tukubwira ni ukugura amavuta azabigufashamo, amavuta agufasha gusokoza
n'amavuta agufasha gustayilinga. Ayo ngayo tuyakubwiye wowe ibya bintu twakubwiye uri bukore, iyo ubikoze result tuyibona. Gusa wenda ntabwo wabona style runaka imeze kubona ifinyoye, ariko ibyibanze bikenewe urabikora. So ni ukuvuga ngo mugira n'inama abantu ukuntu bakwitaho bari mu rugo mu gihe atabashije kuza muri salo. Nibyo byibanze cyane, inama niyo duheraho, kandi niyo agiye kugenda ibya bintu bamukoreye mu gihe uburyo azajya bifata neza kugira bibashe kumara igihe kinini gisa neza. None si nibyo gusa, ni kuko bahita bafata amanimero, WhatsApp, Instagram, bakadukurikira bari ibyo twagiye dukora. Iyo abonye bikoze ntibivemo, aba yakwandikira cyangwa akaguhamagara avuga ati ko bimeze gutya amaje kogamo cyane nkeneye shampoo, nakoresha iyi shampoo, ukamurangira kuri telefone cyangwa ukamubwira ati bigenze gutya na gutya, mu gitondo n'ubyuko bigenze gutya, arabyuka akabona resulta nziza nk'iyo yabona ari hano muri salo. Ikintu mbashije kumvamo hano rero gishimishije cyane nuko wenda mutaje muvuga ati icyo dukurikiye cyane n'amafaranga, abantu baze baduha amafaranga cyane. Nimba umugani ushobora gufata uwo mwanya wawe ukabanza ukigisha umukiriya wawe ukamubwira ibi ni byuza uku niko uzafatiye kwafe kugira ngo imare igihe kingana gutya na gutya, ni ibintu navuga ko bishimishije. Abantu mufite umusatsi wa naturel kabisa rwose, ngewe recommendation yanjye iri muri Marina Bella Salon, ni hano i Remera. Turaza gushiraho nako na location n'ama contact yabo ahantu mushobora gukomeza mubakura. Reka dukomeze n'ikiganiro. Urabona rero ibintu byo kuvuga ngo hisemo kujya kwiga imyuga, ukomba guhitamo cya kintu ukunda. Akenshi hari n'igihe tuvuga ati hari nk'igihe ari impano cyangwa ari inspiration kuya ahantu, cyangwa se ukavuga ngo ni ibintu ngo byo mu muryango, wenda nk'ibyo muri salo ntabwo mba nzi neza cyane nimba ari byo mu muryango, ariko ibi ngibi ni ibijyanye n'ubwiza niba ntibeshye. So iyo inspiration ku muntu w'umugabo w'umutipe cyangwa byaje gute nyine kugira ngo ufate decision uvuga ati ngiye kujya mu by'ubwiza kandi bw'abadamu? Noneho ni ukuvuga ngo nawe byarantunguye ubundi, nari mfite igihe cyo kujya kwiga kaminuza, n'umuntu gusa nakundaga ibintu bijyanye na makeup mbere. Noneho n'umuntu abona ibintu nari nakoze mu musatsi wanjye, nakunda gutereka umusatsi, abona ukuntu awukoze, abarambwiye se ibyo bintu wabyikoreye? Ndabaye yego. Nise ahantu wigeze ubyiga ntabyo nise, ati kandi ibyo bintu ngiye narabyize nzi n'ishuri babyigamo neza cyane, nese ko wabyize kuki utari kubikora? Nabonye kandi kazi karenze, ariko nakuragira inama aho kugira ngo ushomere wagenda ukabyiga nkaguhuza n'umuntu ukajya ubikora unabisobanukiwe. Abimbwiye numva koko ni sawa, numva bijya guhura na makeup, nawe nagenda nkabyiga nyuma nkazakora makeup nabyo mbikora, kuko bijya guhura ubundi ni ibintu by'ubwiza. Ngenda ari nko gupima amahirwe, ngira ubushake kujya ku ma YouTube na hehe hose, nibwo natangiye kumenya nabyo narinzi. Ntabwo nari nzi ko basokoresha ibyo, nabyo narinzi. Njya ku ma YouTube ambwira ahantu mbikura, mbona ni ibintu byiza cyane, ngiga mbikunze. Noneho kaminuza ndeka kuyiga, njya muri ibi ngibi, ndabyiga ndabirangiza, mfata amastage ndakora. Ubundi iyo ukirangiza kubyiga, nabyize mu ishuri ryiza, uragenda ugakora, ariko nyine abakiriya nibo baba bagoye muri service. Abakiriya mbona biragorana nyine, ariko nyine ubumenyi mbufite. Nabonaga mfite ubumenyi, ariko nta nuza mfite mbikorera. Nkora mu masaro y'abandi, nkoreshwa n'abandi, ndahembwa. Nyuma yaho mpita mbona ko nta kintu kiruta no mwuga rero. Mpita numva ko mbikunze cyane, mba nabikundisha n'abagenzi banjye n'abantu ubonamo hano hafi ya bose ninjye bagiye bazana. Byiza cyane, urumva ko wowe ni ibintu byari bikurimo, nkuko nari ndi kuvuga ngo ni tala, hari ukuntu umuntu aba afite taha yihishe, urumva ko nawe ni nk'iyari iri kurimo, ariko wenda utabisobanukiwe. Namenye neza niba ari impano, kuko ntabyo narinzi, ariko ubundi njye ntabwo ibintu by'impano ubundi mbyemera cyane, ahubwo ikintu ushyizeho umutima n'urukundo ukagikora gikunze kiza kuguhindukira nk'impano. Niko njye mbibona, ntabyo narinzi nakubwira ngo ni impano yanjye, gusa nabikoze mbikunze. N'ubu ngubu umuntu mukorera ikintu akataba ati yo ni impano pe, kandi nyine ni ibintu nize uwo munsi, nabyize ejo, aho kubera ko numvishe ko nta kintu kibaho cyiza nkabyo. Nibyo nabonye nk'impano yanjye. Ni byiza cyane, njye nakubwiye ko rwose ari nk'impano, niba unabishidikanyaho bitewe n'ukuntu wenda twagiye abantu benshi bagiye bakubona ukora, kandi hari abantu benshi bakuzi, nanjye nagiye menya numva bavuga ukuntu bikora, njye numva ko ari impano ikomeye cyane. Ahubwo tugiye mu kanya no kuba Londi style nshyashya yaje muri Marina Bella, nayo ni Vava wayikoze, so
stay tuned, don't go away. Urabona igihe umaze muri Marina Bella ibyo ari byo byose usibye ubumenyi wahakuye n'ubundi ugenda uhungukira n'ubwo wahazananye, hari ibindi bintu nibaza ko byaba byarakugejejeho kuko ntabwo wamara ahantu igihe kingana gutya nta kintu kindi ubona bikumariye mu buzima rusange. Dusangizeho bikeya wenda ku bintu waba waragezeho ubikuye kuri uwo mwuga wo gukora mu bintu by'ubwiza. Ni byinshi cyane byo nagezeho kubera salo. Mbere nabaga muri famiye, niga nta muri famiye, nkora nta muri famiye nza kwivamo mbona ubushobozi bwo kubana n'abandi, turabana ubwo twishyura make nabyo urwo rwego ndarurenga ngeraho nishyurira inzu yanjye bwite irimo ibikoresho byose bihagije, ihagaze nk'ibihumbi 100. urumva ko ari inzu iba ari nziza muri make nk'umuntu w'umusore. Na nyuma yaho hari ibindi nagiye nungu kandi yambika, mwafasha bagenzi banjye, famiye, ndi no kubaka. Iyo ni goal irenze cyane kwikura ku mwuga nk'uyu kandi birashimishije ko wayikuye ku mwuga wagiyemo ukunze ukanakomeza ukawukunda ukaba waraguhiriye gutyo, tukavuga ko ari ibintu byiza cyane. Hanyuma urabona hari nk'ukuntu iyo ukora ahantu hinjira abantu benshi nta mbogamizi wigeze ugira ku buryo uvuga ati hari ikintu kimbayeho ndi kumva ntasubira mu rugo? Imbogamizi zo ni nyinshi ariko nyine urazirengagiza. Ubundi gukorera ibintu byo gusokoza ni ibintu nicyo kintu nabonye kigoye kibaho, sinzi ko cyaguha nijoro. Umwe uramukorera neza undi ukamukorera akagaya akabiguhambuza, nyine uhora urakaye muri makeya. Akenshi uhora urakaye ntabwo wahora wishimye kuko ibyinshi nibyo duhambura. Ati ubikoze nabi, ubikoze gutya, bikoreye gutya, kuki bitameze gutya, kuko aba yakuzaniye ifoto n'umuntu badasa badahuye wabikora ukabona ntabwo bisa pe. Urabona nk'iyo coiffure nagukoreye iyo ngiyo ushobora kubona we ni nziza umuntu akaza akayikunda, wenda afite mu maso we hagufi, njyewe nayimukorera akahita abona ntabwo bijyanye, akabona ntabwo ari byo kandi aribyo nakoze, akahita bimpambuze. Guhambuje utekereza igihe n'amafaranga, aho uhita ubabara cyane ukora urakaye. Niyo mbogamizi nabonye, nyine baradutuka, nyine batubwira nabi, none duhora turi bisi, nta muntu wo hanze wagukenera ngo azakubone. Iyo ugezemo hano ubigezemo hano wongera kuboneka utashye. Cyane cyane muri Marina Bella umva guhera mu gitondo kugeza bafunze ni ahantu hahora hari busy cyane, ariko ntago icyo ni ikigaragaza yuko batanga serivisi zabo neza. Kandi ngewe ndabikubwira nk'umuhamya wo ukurikiye Mika 250 TV, ni service zaho ziri so satisfying, bakora ibintu byinshi bitandukanye. By the way, usibye no ku misatsi ya naturel, nuko no munsi twaje turi ku musatsi wa naturel kuko abantu benshi mu Rwanda urumva ni ibintu twavuga ko bikirimo kuzamuka. Ni ibintu bikirimo kuzamuka ariko none ntabwo bikiri hasi cyane, cyateye imbere cyane kuko umubare munini n'utunze naturel muri iki gihe cyangwa bifuza kuyitunga. Urumva ko rero ari ibintu byiza. Nimba wifuza cyangwa se usanzwe yitunze, recommendation ni muri Marina Bella Salon. Turaza kubashiriraho contact nko twabibabwiye ahantu muzajya mubakura. Noneho tugana ku musozo, hari utubazo nkunda kubaza abajene ariko noneho bo biraza biri nko mu kazi. Nanone urabona hari nk'ukuntu ushobora guhura n'umuntu mukuru akagukosereza, ariko kubera ukuntu ari mukuru ukumva birakunaniye kumusubiza, ukumva ushobora tuvuge uhuye n'umuntu mukuru nawe aragukosereje, wabyitwaramo gute? Abantu babyitwaramo mu buryo butandukanye bitewe na kamere zabo, ariko ngiye nkushereje mpita mubwiza ntabwo ndeba ko ari mukuru cyane, bimubwira mu kinyabupfura, ariko icyo wakahita yumva icyo mubwiye akumva yuko nyine muri makeya atankorera ibintu byiza, ahita abimenya byanga bikunda kuko ku maso yanjye uhita ubonaho ko mpindutse. Ngiye ntabwo mbasha kubisha, mpita mbimugaragariza. Yego bibaho cyane ibyo, nkunda kubibaza abajene tuba twatumiye hano kuri Mika 250 TV, ariko noneho vavawe by'umwihariko urumva hanahura n'abantu benshi batandukanye, abana batoya, abajene, abantu bakuze cyane, so urumva ko ni ibintu ashobora guhura nabyo isaha iyo ari yo yose. Vava ndagira ngo tugushimire ko mwaduhaye umwanya muri Marina Bella. Namwe mwakoze cyane kutugana kandi muzagaruke. Tuzagaruka kandi tuzazana n'abandi benshi, ntabwo tuzaba turi twenyine. Murakoze, muzatuzane n'abakiriya.